amafaranga ubu tuvugana bisa nk'aho ariyo w'isi. Mu gitondo cya kare abantu babyuka bacicikana mu mpande igiye itandukanye y'isi bagiye gushaka amafaranga. Niko imodoka ziri gucicikana mu mpande igiye itandukanye y'isi zitwaye abantu bagiye mu kazi gushaka amafaranga. Uko kandi nako indege nazo ziba ziri gucicikana mu birere zitwaye abantu mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi bagiye gushaka amafaranga. Muri isi ya none ufite amafaranga n'uvuga bikumvikana kurusha utayafite. Ugiye kubara inshuro ijambo amafaranga riba ryavuze mu munsi umwe ntabwo babasha kuzibara. Bamwe bemeza yuko ijambo amafaranga ryo rivugwa cyane inshuro nyinshi ku isi. Naho utekereje neza uyu munsi ushobora gusanga iri jambo warivuze inshuro zirenze 10. Utekereza abantu bose batuye isi ntibavuze iri jambo inshuro zirenze 10. Uhita wumva yuko inshuro iri jambo riba ryavuze ku munsi umwe udashobora kuba wazibara. Iri jambo amafaranga kandi rigaruka muri Bibiliya inshuro zirenga 2000. Nuvuga ngo muri Bibiliya harimo 20,000 igaruka ku ijambo amafaranga. Nibura umuntu umwe muri batatu aba yemeza ko amafaranga ari byose. Ese utekereza iki kuri iyi ngingo? Ese nawe wemeza ko amafaranga ari byose? Nubwo benshi baba bashaka amafaranga ntibabasha kumenya ibyishimo y'aya mafaranga, ntibabasha kumenya ibibabasha ko batumaye amafaranga agaragara gutya uko tuyabona uyu munsi kugira ngo tubashe kuba twayatandukanya. Ubundi amafaranga akorwa ari igipapuro, cyo ari igipapuro kimwe gishobora kuba cyahinduka 1000, kikacyahinduka 5, kikacyahinduka 2, kikacyahinduka na 500. Gusa bigatandukana bitewe n'ibirango biriho. Ibi birango bishyirwaho n'abanyabugeni. Niyo mpamvu uyu munsi ikirango twasemo kure umunyabugeni wihishe inyuma y'ikorwa ry'amafaranga y'u Rwanda. Niho babashije kuba yashushanya inoti zigiye zitandukanye zirimo iya 5, iya 2, iy'igihumbi, iya 500 ndetse n'igiceri cy'ijana. Igitangaje kuri iki giceri cy'ijana nuko yagikoze mu minota 5 gusa. Nukuvuga mu minota 5 gusa yarangije gutekereza ukuntu iki giceri kigomba kuza kuba kimeze, ndetse yarangije no kugishushanya kugira ngo kigaragare ko ngo turi kukibona uyu munsi. Uyu nguyu tugiye kurebera hamwe uyu munsi ni umunyabugeni kirimo Benecyo Alphonse nayo munyabugeni wishe inyuma y'ibirango bigiye bitandukanye by'igihugu birimo ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ese wari uzi ko uyu munyabugeni kirimo Benecyo Alphonse yagiye kwiga ubugeni nyuma yo kubona yuko ibintu bikomeje kumugora? Yaramaze gutsindwa ikizamini cya leta inshuro zigera kuri 3 asubiramo. Ubwo yari kurangiza umwaka wa 6 yagombaga gukora ikizamini cya leta kugira ngo abashe kuba yajya mu kindi cyiciro. Gusa yashubiyemo inshuro 3 zose atsindwa, ahita atekereza kujya kwigira ubugeni mu buryo bwo kugira ngo acika aya masomo yari yaramubanye akaga. Reka mbwira ngo niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo utazashika inkuru nk'izi ngizi ugeze ubona ahandi. Uwo tugiye kuganira uyu munsi bamwita kirimo Benecyo Alphonse. Yashushanyije ibirango byinshi bigiye bitandukanye ndetse agera no ku mafaranga, aho yashushanyije inoti ya 5, ya 2, iy'igihumbi, iya 500 ndetse n'igiceri cy'ijana. Yose ni amafaranga dukoresha uyu munsi. Nkuko twari twatangiye tubivuga, abantu twese tubyuka tujya gushaka amafaranga gusa tuba tuzi icyishe inyuma y'umuntu ubashe kuba watumaye amafaranga agaragara gutya kugira ngo tuyatandukanye. Uyu kirimo Benecyo Alphonse nawe akoze igishushanyo kigaragara nk'ikirangantego cy'igicumbi cy'intwari, nawe akoze ibirangantego bitandukanye bya RDF, yanashushanyije impeta z'ishimwe z'igihugu. Uyu kandi niwe washushanyije ikirangantego cy'umujyi wa Kigali afatanyije na Hategekimana Laurent. Nanone bakoze ingabo yahawe umukuru w'igihugu, yahawe Perezida Paul Kagame ubwo yarahiraga kuyobora Repubulika y'u Rwanda mu mwaka wa 2017. Kirimo Benecyo Alphonse yavuga mu mateka yiwe, avuga yuko ubugeni byakoze atari ibintu byiwe, ari ibintu yaje kujyamo nyuma. Avuga yuko yaje gukora ikizamini cya leta inshuro 3 zose atsindwa. Iya mbere yaratsinzwe arasibira, asubiramo iya 2 nanone arasibira. Amaze gutsindwa inshuro ya 3 nibwo yabonye yuko ibintu byo kwiga atazabishobora, ahitamo kwibuka ubugeni, aribwo bwaje kumuhindura ubuzima kugeza n'uyu munsi. Abantu barangizaga wa 6 bagakora ikizamini cyo kujya muri segonderi. Umwaka wa mbere nakoze ikizamini ndatsindwa, ndadubura, ngira ngo ikindi ndatsindwa, ndatripura, nabwo ndatsindwa. Nyuma yo gutsindwa ikizamini cya leta inshuro 3 zose, kirimo Benecyo Alphonse yazashaka abantu bamuhugura mu bijyanye n'ubugeni. Nyuma yo guhugurwa yaje gukora ikizamini ahatanira kugira ngo ajye kwiga mu ishuri rikuru ry'ubugeni ryo ku Nyundo. Kubw'amahirwe aza gutsinda. Amaze gutsinda, kirimo Benecyo Alphonse yahise ajya kwiga ku Nyundo, ajya kwiga ibijyanye n'ubugeni. We yaragiye gusoza amasomo ye, Urusiya bwatanze amahirwe ku bashaka kuba bakomeza amasomo yabo mu bijyanye n'ubugeni. Nuko aza kuba umwe mu banyamahirwe baje kubona uko bajya mu Burusiya, ajya kwiga ibijyanye na art and graphics. Uyu mugabo yavuye mu Burusiya mu mwaka wa 1988
abona akazi mu icapiro ry'ibitabo ry'abanyeshuri, aho yari ashinzwe ibijyanye no gutekereza ibishushanyo no gukosora amagambo no gukora inyogashusho cyangwa se design. Yatangiye gukoresha intoki icyo gihe kuko nta mudasobwa yari afite, gusa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda nibwo yaguze mudasobwa ye ya mbere, atangira gukoresha mudasobwa. Ushobora kuba uri kwibaza ati se byagenze gute kugira ngo Kirimobenecyo Alphonse hari ubasha kuba yakora ibirango bitandukanye by'igihugu birimo n'ibendera. Ajya guhatanira ibendera ry'igihugu, yari Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yatanze itangazo rivuga yuko ikeneye abantu bahatanira gukora ibirango bya Repubulika, maze abiyumvamo impano y'ubugeni barapiganwa. Mu basaga 400 bitabiriye ipiganwa hatoranyijwemo 10 maze bahura mu itsinda ryashyizweho kugira ngo ryige ku birango bibereye u Rwanda. Ahangaha niwe yaje gukubita inshuro abandi bose bari bahatanye, aza ku mwanya wa mbere, aza ari uyoboye. Ibirango bye biba ari byo biza ku mwanya wa mbere, nuko aba ari utoranywa ko yatsinze. Mpuzamahanga hari abanyamahanga benshi, noneho baza gukora selection ya mbere, bakuramo abantu bake bageze ku 10. Abo 10 byabaye ngombwa ko babatumira, hari komisiyo ibishinzwe, buri muntu bakamusobanurira bati dore ibintu byawe twabihisemo ariko hari ikiburamo, genda wongere ugerageze uhindure. Ubwo muri abo ngabo narimo nehembwa nk'uwa mbere mu bakoze ibendera n'ibirangantego. Mu gukora ibendera, abanyabugeni bahawe amabara bagomba kugenderaho, hanyuma ibindi byose bikaza kuva mu mutwe wabo. Abitabiriye aya marushanwa basabwe kwitondera amakosa nk'ayakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, aho ibendera ry'u Rwanda ryasanishijwe n'irya Guinea Conakry. Nyuma y'imyaka 2 rikaza guhindurwa hagashyirwamo inyuguti ya R mu kubitandukanya. Tumaze kubivuga haruguru, bajya gutangira gukora ibendera ry'igihugu bahawe amabara bagomba kugenderaho. Gusa indi byose byari kuva mu bwenge bwabo. Hano hava igitekerezo cy'uko Kirimobenecyo Alphonse ahitamo gushyiramo izuba. Yabanje gushyiramo izuba ry'imirasire 12, gusa aza gusanga nta busobanuro bifite. Nyuma aza gushyiramo imirasire 24 kandi ahitamo yuko iri zuba rizajya iburyo. Ibi byose bifite ubusobanuro nk'uko abisobanura. Amabara bari batubwiye ko twakwibandaho yari ubururu, icyatsi n'umuhondo. Naratekereje ndetse izuba ndibuze kuriha imirasire ingahe, ndavugira kandi imirasire 7, usanga ntibisa neza. Nibwo navuze nteka ngira imirasire 24, ariko mu bisobanuro mvuge nti dufite amasaha 24. Niba u Rwanda rugomba kumurikirwa, niba ari politiki nziza ntigomba gusinzira, amasaha 24 kuri 24 tugomba kugira abantu batumurikira. Urumva nicyo gisobanuro. Nyuma y'amajoro adasinzira, Kirimobenecyo Alphonse yaje gutangazwa nk'uwatsinze. Yemezwa yuko ibendera yashushanyije ari ryo ryaje kwegukana igihembo. Nubwo atajya atangaza amafaranga yahembwe, gusa avuga yuko amafaranga yahawe yari menshi muri icyo gihe, kandi yemeza yuko umubare wayo atari ingenzi, ahubwo icy'ingenzi ari uko yakoze igikorwa cyiza gifitiye igihugu n'abanyarwanda akamaro, ndetse kandi ko byamufunguriye ayandi marembo. Kirimobenecyo Alphonse yagize uruhare kandi mu ikorwa ry'amafaranga y'u Rwanda, cyane ko washushanyije inote zigiye zitandukanye zirimo iya 5, iya 2, iy'igihumbi, iya 500 ndetse n'igiceri cy'ijana. Zimwe nagiye nshushanya mbisabwe na Banki Nkuru y'Igihugu, bagomba guhindura amafaranga, inoti ya 5, igihumbi, iya 500 n'iya 2. Igitangaje kuri iki giceri cy'ijana nuko yagikoze mu minota 5 gusa. Nukuvuga mu minota 5 gusa yarangije gutekereza ukuntu iki giceri kigomba kuza kuba kimeze, ndetse yarangije no kugishushanya ngo kizaba kigaragara. Reka ngushimire cyane wese mu kwana twana ku Kirango TV. Reka ndisere ko inkuru tugusangije uyu munsi ya Kirimobenecyo Alphonse yagushimishije cyane. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo tuzacike inkuru nk'izi ngizi utigeze ubona ahandi.